bushingiye ku muco. Ubuzima bushingiye ku muco ni ishuri ridusogongeza ku muco w'abaduciriye inzira kugira ngo tugaruke ku isoko hamwe dushinze imizi y'imibereho yacu. Ntawe ushidikanya ko umuco wacu ari igicumbi cy'ubukungu tuvomamo ibisubizo ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ahari uzumva ubutumwa butandukanye n'ubundi, uzumva umwuka w'ubuntu wongeye kugaruka muri wowe, uzongera kumva icyo kuba umuntu w'i Rwanda ari cyo, uzongera kumva iki kintu cy'i Rwanda ari cyo, iby'imbuto nkuru z'u Rwanda, abantu barinda ubuzima bwabo, uburo, amasaka, isogi n'inzuzi. Kurikira ibi byigisho maze ukiranuke n'ibikubuza amahwemo. Nta muntu uratugana avuga ngo yagize ikibazo cy'amarozi uko yaba ameze kose, bibi biryano, bibi bitegano, bibi bitongerano, bibi bihuherano, ngo maze ntitumenye uko tumugenza. Oya ni ukuri namaze imyaka 2 mva mfite n'ikibazo cy'umutwe ukomeye n'umugongo, ariko ubundi muzima rwose. Amavuriro yose narayirukanse ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi cyago. Nibaza rero ko urugendo rutanga rw'amaboko yakoze ari ukubanza kumenya ikibimutera. Ubuvuzi twatangije ni ubuvuzi buvura umuntu uko yakabaye wese, nyuma y'igisobanuro gishya cy'umuntu, kuko nasanze abakurambere bacu bari bazi umuntu no kurusha twebwe tuvuga ngo twaramwize. Bakamenya imigenzo bari bukore kugira ngo babe bamuremye mu ntekerezo, mu mwuka we, mu mubiri we, abameze neza. Ndavuga ngo umuntu ni ndatandukanye ubugira kabiri, bwa mbere nawe ubwe, kuko ni nyabutatu agizwe n'umwuka, intekerezo n'umubiri. Iyo umugabane umwe wakozweho, umuntu uko yakabaye wese aba yakozweho. Bwa kabiri, umuntu ni ndatandukanywa n'umuco. Muzumva ko mu buzima burya nta kibazo kitagira igisubizo. Bagaragaje ko nta buganga butagira ubugangahuzi, nta bisare bitagira amasubyo, nta joro ridacya, nta maroza atagira ikirogora, nta kuzinga kutagira kuzingura, nta kibazo na kimwe kitagira igisubizo. Nabigaragaje mu mabara makuru y'u Rwanda, umweru n'umukara. Ibyigisho by'ubuzima bushingiye ku muco mubigezwaho n'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco, aho muba muri kumwe n'umwigisha w'ubuzima bushingiye ku muco, muganga Rutanga rw'amaboko. Uyu akaba ari inzobere mu muco, amateka, imbonezabitekerezo, hariyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Yabona ni mutoza abana bacu ubuzima bushingiye ku muco, abantu nibongere bagaruke baba abantu b'i Rwanda, bagarura ubuntu muri bo. Umuco ari umurage twazigiwe n'abakurambere bacu. Imana y'u Rwanda ihorana namwe bene Imana. Tubeho ubuzima bushingiye ku muco, kuko umuco ari wo shingiro. Bifurije akadogo gahiri abadukurikira mu Bicumbi. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Akadogo gahire icyamweru cyiza. Ndabibutsa ko akadogo ari umunsi abanyarwanda bizihizagaho, n'ubu bizihizaho kuri twaba gikomeye ku murage ndangamuco w'abakurambere bacu ku bijyanye n'imyizerere y'abanyarwanda ku Mana. Ni umunsi bizihizagaho kandi twizihizaho imyizerere y'abanyarwanda ku Mana. Kuri uwo munsi kikaba cyaraziraga, n'ubu kirazira, ntawe uhingisha indi suka atari isuka y'inkonzo, nk'ikimenyetso cyo kuvuga ko u Rwanda rwavuye mu kwishakamo ibisubizo kw'abana barwo, kandi ko ari nabyo bizarukomeza, uko kwishakamo ibisubizo kw'abana b'u Rwanda bashingiye ku muco wabo, nk'uko biremeye isuka y'inkonzo bakiremera guhinga bitabagaho, bakagira ibyo bahanga kubera iyo mihango n'imigenzo bari bafite. Ibyo kandi bitujyanye mu cyigisho cyacu cy'uyu munsi, icyigisho kivuga ku bijyanye n'imihango n'imigenzo ndetse n'imiziro by'abanyarwanda. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga, utagira imigenzo ntagira uko agenza. None ko mwaretse imigenzo bene Imana, kandi ibibagenza ari uruhuri, amaherezo muzagenza mute? Ese ko mushaka kuba abahanga kandi iby'imihango mwarabitaye, mwaratereye iyo ngiyo, muzabasha kugira ibyo muhanga mute? Muri kumwe na Nyagasani Mandwa nkuru y'u Rwanda, umupfumu mukuru mu Bicumbi, Mandwa nkuru y'u Rwanda, mushakashatsi
inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo niyo filozofiya n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Ndabashimira cyane abadukurikira ku mbuga zacu zitandukanye, hose ni Muganga Rutanga rw'amaboko. Ku rubuga rwa Facebook ni Muganga Rutanga rw'amaboko, jyayo niba utaradukurikira udukurikire. Kuri Twitter, kuri Instagram, noneho no kuri iyi televiziyo yacu ya YouTube, hose ni Muganga Rutanga rw'amaboko. Reka nshimire by'umwihariko abantu badukurikira kuri iyi televiziyo yacu Muganga Rutanga rw'amaboko. Twabanje mu by'ukuri kujya tunyuzaho ibyigisho hashize igihe, ariko noneho nyuma bikaza kugera bigasa n'ibihagaze, hanyuma kubw'ubusabe bwanyu ibyigisho bikongera kugaruka ndetse mu buryo buhoraho. Abadukurikira tumaze kwigana ibyigisho bitandukanye, mwagiye mubibona. Buheruka duherutse kubashyiriraho icyigisho cy'igitaramo mu muryango, tubereka uburyo mushobora kujya mutarama mu muryango, umukuru w'umuryango agateranya igitaramo, mugasakuza, mugaca imigani, mugakirigita abana, hanyuma ubwo abasinzira baba bamaze kubona agatotsi, abantu bagasinzira. Nyamara uzasanga muri iyi minsi abantu batakigira ibitotsi. Hari abantu bamwe, ibyo ndabibabwira nk'umuganga n'inzobere mu by'ubuzima bwo mu mutwe, baryama bakabura ibitotsi, abandi bakarara nabi. Nyamara mu Kinyarwanda kuko babaga bataramye ntawararaga nabi. Biragaruka ku cyigisho cyacu. Abakurambere bacu bihangiye uburyo bushobora kubafasha gusinzira neza, gutekereza neza, kugira ibyo bahanga igitaramo. Igitaramo ipfundo ry'ubumwe bw'umuryango, ariko nanone igicumbi cy'ubuhanga no guhanga. Abana b'Imana bagaterana bakaganira, bagaca imigani, bakaganira mu gitaramo, imigani ikavuka, ibisakuzo bikavuka, abantu bakamenya gusoma, bakagira icyo basoma mu cyo babona, bakarenga ibigaragara bakagera mu bitagaragara. Urumva mu mugenzo mwiza w'igitaramo abantu babonye uko bagenza iby'ubuzima bwabo bwa buri munsi, kuko biratuma uwari unaniwe aryama atakinaniwe. Wari wagiranye ikibazo n'undi, abantu bari bwiyungire mu gitaramo. Utabashaga kuvugana n'undi, noneho birakunda kuko baganiriye mu busa, bateranye ubusa. Wari ufite ubujagararo, niba mukirigita araseka akwenkwenuke, narangiza agubwe neza. Nyamara ibyo kuko mwabivuyeho, mukeneye rafta, biriya bintu byo kuvura abantu ubasetsa, ariko wenda rimwe na rimwe n'ababasetsa batari ku rwego rwo kubasetsa gusa. Kuri aha reka nshimire umusanzu w'abanyarwenya bacu bafite impano yo gusetsa, ariko ndavuga bafite impano yo gusetsa kuko nabyo bimaze kuba ikibazo. Urasanga abantu benshi bagiye mu rwenya, utuntu two kuri YouTube, ariko bose ntabwo ariko babifitemo impano. Cyakora hari ababifitemo impano, abo ngabo rwose gira ngo n'ibitaramo byabo abantu bakwiye kujya babyitabira kugira ngo nabo badacika intege. Ibyo bizabafasha kugira ngo umuntu najyayo aveyo afite kuruhuka neza. Murabizi ko naha mu Bicumbi duherutse kugira igitaramo cy'abasizi, dushaka no kubihuza n'ubuvuzi nyine n'ubundi nk'uko twabitangije mu bushakashatsi bwacu, twabona ko bikora uburyo umuntu ashobora kumva ibisigo by'abasizi, imivugo yabo, hanyuma akaruhukirwa mu ntekerezo, bakamuvugira iby'agahinda yari afite atabasha kukivugira, bakamusohorera iby'umunezero yari ifite muri we atabasha kuwubona, warazimanganijwe n'ifurika ry'ibibazo byamubayeho, noneho akaruhukirwa, akagubwa neza, agatuza, agatureza, agatekana. Ibyo byose urumva abakurambere bacu babashije kubihanga kuko bafite imihango. Icyigisho cyacu, utagira imihango ntagira ibyo ahanga.
utagira imigenzo ntagira uko agenza. None ko mwaretse imigenzo kandi ibibagenza ari uruhuri, amaherezo muzagenza muto. Abantu baretse umuhango mwiza wo kunywana. Dufatire urugero aho ngaho. Kunywana wari umuhango abakurambere bacu bakoraga, n'ubu ngubu twebwe ab'umuco wo mu Bicumbi turacyawukomeyeho, ariko tukajya inama y'uko abagomba kunywana bibaye byiza banza kureba niba amaraso yabo atanduye, kuko indwara zabaye nyinshi. Ibyo nanone mbibabwiye nk'umuganga wize iby'ikiganga. Iyo ugize ibyo wiga ukagira ibyo umenya nanone ugomba kubibaho. Hari indwara zimwe abantu bashoboraga kuba batazi ko ziriho, ariko ubu ziriho. Hari noneho n'izitari ziriho zajeho. Kunywana rero ntabwo wabireka ngo nuko izo ndwara zaje. Bibaye ari ibyo ngibyo, ubwo n'abantu bareka kubatizwa mu mazi menshi, kandi mbona iyo mujya kuyabatizwamo batabanza kubapima ngo barebe ko hari indwara z'uruhu mwambaye murwaye. Nangwa natwe urumva tuzanamo n'akantu k'ubwenge k'ibyo twize nk'abaganga, tukavuga tuti ibi reka, ibi ishwi, ibi n'ibigende bityo, kubera yuko n'abantu bagenda bagira ibyo biyungura. Ubwo mwareka kugira ibindi guhazwa. Njye mbona hari nabo bakora mu kanwa kamutamika, ugasanga umuntu arasamye ntazi mutamika ko yakarabye, niba se yanagize ate. Nk'abantu ibintu by'imihango n'imigenzo ni ibintu bikomeye. Kugira ngo nabyumve nuko dufashe nk'urugero kuri ujya guhazwa, ntabwo abanza gutekereza ngo se ujya kunkora mu kanwa yakarabye cyangwa ntiyakarabye. Kubera ko wa muhango waramuremye, yumva agaciro kawo, ibindi ntacyo yitayeho. Ushobora no gutuma n'izo ndwara atazandurira kubera ko yikomeyemo mu buryo bw'umwuka n'imyizerere, bikamuzamurira ubwirinzi bw'umubiri, icyo twita self esteem mu Cyongereza, cyangwa estime de soi mu Gifaransa. Bityo rero ubwirinzi bw'umubiri, système immunitaire, nibuzamuka n'indwara ntabwo zizabasha gufata umuntu mu buryo bworoshye. Kubera iki? Kuko afite imihango, kuko afite imigenzo. Imihango iduha ibyo duhanga, imigenzo iduha uko tugenza. Mfashiye rero urugero ku muhango wo kunywana. Kunywana, abanyarwanda baranywanaga bakaba bahanye igihango. Ukirenzeho ngo kimwa izamumwe, ni icyuma bakoreshaga bakeba barasaga kunda, bakanabyita guca kunda. Guca urwo rurasago kunda. Noneho rero ukaba usa n'ubyawe n'uwo muntu nawe asa n'ukubyaye. Urumva ko ntawahemukira umubyeyi we. Bakanywana ayo maraso, bayashyiraga rero ku kibabi cy'umuvumu. Noneho umuse wabo ubabyaye muri uwo muhango akabanywanisha, yarangiza akabatongera ati bino birengaho kimwa izakumva. Icyo cyari ikimenyetso. Uwo muhango washimangiraga ubumwe bw'abantu, ubumwe bw'abanyarwanda, ubumwe bw'imiryango, ubumwe bw'inshuti. Ubu si uyu munsi wa none abantu batakigira ibihango, ubundi sibwo n'ubucuti bagirana n'iki bidatinda guhanguka. Ababikomeraho se ni bangahe? Kandi nta kintu cy'umutongero cyabayeho. Sogokuru bizigira by'imfizi, munyinya baharamba ntuzabahande, rwego rw'inkindi wo bateraho inzego bakuriraho. N'ubu ndagukeje sogokuru karamena none inkikabahizi cyane mu bibungo bya Mukinga twataramye. Ati mbese abatagira abadasangira bagira na sanoki. Niko yatubwiye rwose turi mu gitaramo cy'umuryango. None ubu ngubu intero yabaye iyo ngiyo, natwe mbese byabaye nk'umugani, nk'insigamugani. Abatagira abadasangira bagira na sanoki. Abo basangiye amaraso, ni ukuvuga ko basangiye ubugingo. Bityo uzahora witwararika ngo dusangiye ubugingo muhemukiye, naba nihemukiye. Ndamutse mugiriye nabi, igihe waba wigiriye nabi. Ni nayo mpamvu bakubwira ngo kimwa izakunywa.
cya kindi bakebesheje kizaguhwanye upfe urangire kigusame. Kandi koko bagiye barenga ku bihango byarabasamye. Imana y'u Rwanda ishimwe yuko abanyarwanda bagiye bakomera ku bihango, ariko aho abantu babwiwe ko iby'imihango n'imigenzo byabo ari ibishitani, ari ibishenzi, ntacyo bivuze. Mbese sibwo abantu bageze no ku mahano kugeza ubwo abantu bamarana no muri jenoside yakorewe abatutsi? Ntimubizi? Umugore akica umugabo we, umugabo akica umugore we, ababyeyi bakica abana, abana bakica ababyeyi, abavandimwe bakica abandi, abanyarwanda bakica abandi batavuye ku gasozi. Izindi jenoside zagiye zibaho ku isi, abantu baturukaga iyo ishyanga bakagenda bakarimbura abantu mu gihugu runaka. Ariko twebwe n'abanyarwanda ku banyarwanda. Kubera iki? Kuko bababwiye, twavugaga iby'imihango, kuko bababwiye ngo kiriziya yakuye kirazira. Ntacyo mukiziririza. Nyamara igihe nasozaga ubushakashatsi bwanjye busoza kaminuza ku by'umuco w'u Rwanda, by'umwihariko kuri kirazira n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imigire n'imyitwarire, ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, nabwiye abantu yuko utagira ibyo aziririza, atagira ibyo yigendereza. Ese ubwo murumva ko bari babahinduye ibyo ntazi, bakabahindura ibihindugembe? Umuntu utagira icyo atinya, umuntu utagira icyo yigendereza, azagira icyo asigasira ate? Umuntu utagira icyo aziririza, azagira icyo yigendereza ate? Yitwararika. Ese ko buri shyanga ry'abantu rigira ibyo ryitwararika, bakakubwira bati kirazira kumena igisabo. Hano turi ni ku ruhimbi, nta n'uvuga kumena igisabo ngo ni ugukarankana kw'igisabo. Igisabo kandi murakibona kiri mu njishi. Injishi ijisha igisabo nyine ngo kitameneka. Icy'agaciro kimwe gishobora kumeneka, ubuzima bukaba bumenetse. Nta nubwo bavuga ko ari ukumeneka, bavuga ngo ni ugukarankana, bakabikikiza, ntibavuga bavuga. Ariko uyu munsi wa none n'abantu bangahe n'urubyiruko rungana iki rukimenye ngo bavuga batya ntibavuga batya? Iyi mvugo irakoreshwa, iyi ntikoreshwa. Burya ntibavuga bavuga, cyangwa bavuga ntibavuga. Hari ikintu cyo kumenya ibyo wigendereza no mu mvugo, kuko burya icyo ubasha kuvuga wanagikora. Itondere imyizerere yawe, kuko izarema imyumvire yawe. Itondere imyumvire yawe, kuko izarema imitekerereze yawe. Itondere imitekerereze yawe, kuko izarema imyitwarire yawe. Itondere imyitwarire yawe, kuko izarema imigirire yawe. Biturutse he? Mu myizerere ihesha imyumvire, imyumvire igahesha imitekerereze, imitekerereze igahesha imyitwarire, imyitwarire igahesha imigirire. Ukabona umuntu ari uko ari. None se nshuti zanjye, niba bakubwiye bati kirazira kumena igisabo, ejo bundi sinzi uwo nabonye w'icyo ntazi wo muri ayo madini y'inzaduka ngo ni umubwiriza, niba ari umupasitori, niba ari ikintumbaze, niba ari ibyateye ngo ni abapotere, niba ikintumbaze n'ababishopu, harimo byinshi, bihita byinshi. Arimo avuga ati ibyo bintu by'ibisabo, ibyo bintu byo gukenyera kinyarwanda, nta muntu w'umukirisitu wakiriye agakiza ukwiye kujya gusaba, ukwiye gutaha ubukwe bwa kinyarwanda. Unyumvira ubwo buhone. Ukwiye gutaha ubukwe bwa kinyarwanda kandi uri umunyarwanda. Neza n'uzataha ubukwe bwa kinyarwanda kandi uri umunyarwanda, uzataha ubuye. Umva ibyo ntazi ni ukuri. Ukwiye gukenyera kinyarwanda, ukwiye gushyingirwa ngo ajyane biriya bintu by'ibisabo, ngo biba birimo ibintu by'imihango, biba birimo koko, biba birimo kandi koko bizabasama. None se ntabwo mbabwira yuko u Rwanda rwubatswe n'imihango n'imigenzo? Ubundi si ishyanga ritagira imihango n'imigenzo niri? Niba ari ibyo ngibyo azajye mu Barewi, none havuga impamvu umurewi mukuru, umutambyi mukuru yambaraga amabuye abiri ya Tumimu na Orimu. Ariya mabuye se atandukaniye hehe n'izi nka zo mu kibuguzo tubuguza tukureba tugusoma wowe urimo kubuguza ibyawe? Atandukaniye na za nzuzi dutera mu ndagu?
atandukaniye hehe na ya nkoni y'ubutware turaguza ngo si igigi si igiti ngo igiti cyumvira umupfumu. Erega ugutandukanije n'imihango yawe abagutandukanije n'uwo wakabaye uriwo. Urumva ntiwajya guhanga urugo kandi utanyuze mu mihango yo guhanga urugo. Icya mbere nk'ubwo iyo bakubwira ngo kirazira, urumva ndabikubwira nk'umushakashatsi, ntabwo ari amarangamutima y'umuntu ukomeye ku muco. Iyo bakubwiye ngo kirazira, kugira ngo we umene igisabo, kirazira kumena igisabo, byagukenya igisabo ubanza umenye icyo gishushanya mu muco w'u Rwanda. Gishushanya igitereko cy'ubuzima kuko gicunda amata. Amata ni ubuzima butazima, ugwaye amata baguhaye ubuzima. Igisabo ni nk'inda y'umugore utwite isamirwamo ubuzima kandi kazabubyara, niko gutanga ya mata. N'amata byaye amavuta, muzi ko nyine ibyiza biba bibyaye ibindi birushijeho kuba byiza. Kuri ibyo kandi bakakubwira ngo aho ujishe igisabo ntuhatera ibuye. Ubwo bizatuma uwakoze uwo muhango akaziririza iby'igisabo amenya ngo aho nashatse, aho nteganya gushaka, ntabwo nahareba nabi. None si cyo ni kibi nshuti zanjye? Ariko ayo madini ati ibyo mubireke. Kandi murabona ko kiriya gisabo kiri mu njishi nk'uko uri ku buhanga bw'ibyuma yabiberetse. Iki cyigisho ntabwo nshaka ko kiza kuba kirekire, nitugera nko mu minota 30-45 ndagira ngo rwose uri ku buhanga bw'ibyuma aze kundya kara, kuko ntabwo nshaka ko iki cyigisho kiba kirekire. Nkuko mwabisabye, turashaka kujya tubaha ibyigisho bigufi ariko bihoraho, ku buryo ukireba ntikikurambire kandi ukaba ufite icyo ukuyemo. Kiriya gisabo rero nanone murabona ko kiri mu njishi. Injishi ijisha igisabo igatuma kidakarankana, igatuma kigira umutekano. Ubwo se mwari muzi yuko umugore mu kinyarwanda yitwa injishi? Mwumva se uwiwanjye namwita ngo njishi yanjye? Burya nicyo biba bivuze, ni ukuvuga yuko ni umusigasizi w'ubuzima. Iriya njishi nanone urumva ko iramutse icitse igitereko cy'ubuzima cyameneka. Ubuze umugore akarumbya urushako ngo ntabwo uramura urubyaro. Ntabwo mwumva ahantu byerekeza? Ibyo bintu ni ibishitani, ibyo bintu ni ibishenzi nkuko bababwiye. Bene Imana ni Muhonotse. Injishi kandi niyo ituma umuheto uzira, kuko ubundi imbere cyari igiti bashobora no gucana, ariko ubu ngubu ntabwo ariko bimeze. Ntabwo ushobora kubicana kubera yuko umuheto urazira. Injishi irazira. Kirazira kuvuna umuheto, kirazira gucana injishi. Iyo bagututse nabi baravuga ngo kavuna umuheto. Burya baba bagututse kupfusha so, gupfusha umugabo, umuhagararizi w'urugo. Nindundiriza umwana yo gacana injishi. Nindundiriza umwana yo gacaracara yo gacana injishi akenyegeza ibisabo. Ibyo ni ibihozo by'abana. Yo gacana injishi, yo gacaracara karindagira, yo gacana injishi, kuko injishi nibayicana none si igitereko cy'ubuzima kizaba kikiriho. Ufora se azaba gishobora gufora ngo arase umwambi. Imyambi n'abana, kandi imyambi itagomba guhusha intego. Niyo mpamvu mu kinyarwanda nta urasira umwambi guca ku ruhande. Abo rero nibo babana bafite uburere buruta ubuvuke. Urumva abanyarwanda bashatse guhanga indangagaciro zabo no kugira uko bazisigasira, bahanga imihango n'imigenzo n'imiziririzo. Urumva nko kubijyanye n'indangagaciro yo kubaka urugo rugakomera, rukaramba, rukaremya, bafite ibyo bagiye barwitirira by'ishusho ngero mu rwego rwo gusigasira
ibyo bita symbolisme mu gifaransa. Rero ibirango bigira ibyo birengurizaho. Ukaba ufite inkongoro nk'iyi y'agacuma ariko gafite icyo karengurizaho. Ukubona katoye kugeza ubwo rwose wagira ngo bagasiga amavuta kubera ko ibyo bagashyiramo byarakayobotse nk'uko natwe bituyoboka. Imbuto nkuru z'u Rwanda n'uburo n'amasaka n'isogi n'inzuzi. Burya iki ni ikimenyetso ko duhinduka ibyo turiye. Ese mu mwuka wacu, mu ntekerezo zacu turya ibiki? Mu byo tuziririza, mu byo dukora by'imihango by'imigenzo tugenza dute? Kubera yuko ibyo tuvuga, abo dukunda kuganira nabo, abo dukunda kugendana nabo, ibyo tubanamo nibyo bizaturema. Kuko tuzabitora nk'uko agacuma katoye ibingibi. Ibyo dutora se ni byiza cyangwa ni bibi? Ibyiza reka twebwe aba ari byo dutora. Hanyuma nababwiraga ibyo ku gisabo. Murabizi umurwayi wa mbere twakoranye mu bushakashatsi, abagiye badukurikira bashya wenda namwe mu byumvireho, yari yarasaze kubera kumena igisabo. Kirazira nshuti yanjye. Niba bakubwiye ngo kirazira, wihirahira ubirengaho. Kuko kirazira twaje gusanga muri ubwo bushakashatsi ari nko kuvuga ngo ntunahugahuge. Binaza mu bitekerezo byawe ngo uhugahuge ushaka no kubigerageza. Uretse no kubigerageza, ntibinaze mu bitekerezo byawe. Birenze intekerezo zawe. Birenze uburyo bwawe bwo gukorana nabyo. Uramenye. Amena igisabo rero byagenze gute? Ntiyasaze. Akamara imyaka 3 n'igice mu bitaro. Kumuvura bikananirana. Hanyuma ntitwabashije kumuvura ari uko twisunze wa murage wabasogokuruza. Sogokuruza Rutanga rw'amaboko yari umukuru w'Imandwa, akaba n'umupfumu mukuru mu Bicumbi, niho tubikomora. Hari abajya bambaza bati ese watwigisha ibyo kuragura? Kuragura ntago babyiga, nanjye sinabyize. Ni umurage binakuza mutabishaka. Niba wararazwe ibyo ngibyo bizaza. Niba bidahari uraraguza. Ngo gusa nasana, gusa n'ibiseke, gupfuka gupfuka ibisebe, byupfa kuraguza, gupfa biraguma. Burya kirazira ziberaho gusa nasana, gushigashyiga. Imigenzo irakubwira ngo inzira niyi, genda utya. Imihango iguha ibyo ubasha guhanga. Waruzi ko kugira ngo mbashe guhanga uburyo bushingiye ku muco w'u Rwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ubwo twise mu rurimi twigagamo rw'icyongereza Rwanda psychotherapy, ari uko twashingiye kuri imihango, ku mihango n'imigenzo by'umuco wacu. Ku muhango wo guterekera, wa wundi wamenye igisabo turamuterekerera aratekana. Ku muhango wo kugangahura, turagangahura, dutera icyuhagiro. Hanyuma ubuganga bwari bumurimo, ubwandu bumuvamo, aba muzima. Uwirukankaga ku gasozi arasubira aba muzima. Ariko natekereje ndavuga nti ese ko ibyo abandi bakora, byo twiga bahanze, ubuvuzi butandukanye, uburyo bwo kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, therapies bitandukanye, bagiye babitangiza ba Sigmund Freud, ba Georges Devray, ba Carl Ransom Roger n'abandi batandukanye, ba Jacques Lacan n'abandi. Ibyo byose n'abagenda bavuka ubu ngubu nuko bagiye bashingira ku bibazo bahuye nabyo, bagashaka ibisubizo bashingiye mu mico y'iwabo. Ngo agahugu umuco rero na kandi wako. Hanyuma twebwe ko natwe dufite umuco wacu, kuki tudashobora gushingira ku muco wacu noneho ngo dushake ibisubizo byacu? Ndabivuga ndi mwimenyereza mwuga ryanjye, mbibwira abaganga bantozaga, abarimu babanza kuntwama
ariko nyuma babonye ko ibyo ndimo bigenda bigira umusaruro baranshyigikira bitanga umusaruro dutangiza ubwo buryo bushingiye ku muco wacu njya no kubwigisha mu mashuri atandukanye muri kaminuza n'ubu natwe nibyo bidufasha mu kigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco tukavura ibyo abantu bavuga ko bidakira bigakira. Hahandi bakubwira bati umuntu igituma atabyara wenda nuko byagenze gutya na gutya, hari umuhango uyu n'uyu, hari umugenzi uyu n'uyu atakoze, kandi abo bantu barahari. Yaza twaragura twasanga uko ari ibyo ngibyo cyangwa ibindi, twagera ku nsinzi yabyo, twakora umuhango cyangwa umugenzo runaka bigakunda bigatungana. Umuntu arwaye imihango idakira, muzakunda kubibona muri cya kirango cy'ubuzima bushingiye ku muco. Hari umubyeyi twavuye iby'imihango idakira, yaramaze imyaka 2 n'igice arwaye, byarananiranye, ati amavuriro yose narayirukanze, atari ko ngarutse mu by'iwacu nisanga nkizi icyago nari mfite. Ibyo se twajyaga kubigeraho dute tudashingiye ku muco wacu? Za ndwara abantu bavuga ngo umutwe udakira, uwo nawe yagiye kurwara iby'imihango idakira, yarabanjije ku mutwe udakira, n'ubundi waragarukaga, wanamufata rwose akikubita hasi nk'igicuri. Ejo bundi nakiriye umwana w'umukobwa, ndamusuhuje rwose, nzi ko akunda gukurikira ibyigisho byacu, yarabimbwiye. Ubu yaranakuze, twamuvuye akiri umwana muri mashuri yisumbuye secondaire. Ubu rero yarakuze, aza no kwiga kaminuza, ubu ni n'umwarimu muri kaminuza, mwarimu kazi. Niwe wanyihereye ubuhamya ashimira Imana y'u Rwanda n'abazimu bacu batazima, ukuntu ise yamuzanye hano, kuko ise twari twaramuvuye tumuvurira n'umuryango, amuzana kubera indwara yagiraga yo kugwa, ikamutungura, ikaza igihe ishakiye, ukagira ngo ni igicuri kandi atari nacyo. Benshi muri abo uzasanga barananyuze no mu byuma kubazi kwivuza, basange nta ndwara afite, nta gicuri ntaki, ariko akanga akagwa. Nuko arambwira ati rero burya naje ku gahato ka data, ntumva ko bikora, ati ngiye nditega ngo n'ubundi, kuko nari nzi igihe bibera, bagira aho bakabimenyera. Ati arategereza na n'ubu ntarongera kugwa. Yari yazanye ituro ry'ishimwe mu Bicumbi ko Imana y'u Rwanda yamukijije. Twamuvurishije iki? Twamuvurishije bwa buvuzi bushingiye ku muco twahanze kubera imihango y'abakurambere bacu. Utagira imihango ntagira ibyo ahanga. Niba ushaka kubaka urugo rukaremya, ita ku mihango, uzahanga urugo rukomere. Uzahanga ubucuruzi, imikorere, umushinga runaka ujye mbere, kuko hari imihango wakoze. Ibintu byose uzabona bigenda burya biba bifite ikibisunika, ariko n'ibintu uzabona bitagenda burya biba birimo rwangendanye, biba bifite ikibyitambika. Ngo utagira ibyo atamba rero ntabasha gutambuka, aritamba ahubwo. Niho nshaka gupfundikira ku muhango wo guterekera, bindi tuzabikomeza ikindi gihe. Guterekera biva ku nshinga gutereka. Gutereka ira era iyongereka ngirira. Gutegurira uhaye icyubahiro, uhaye agaciro, ngo ubuzima bwawe abuturemo. Ariko ikibazo, abo mutuza mu buzima bwanyu ni bande? Ese ni imizi yanyu? Ni ibigitari imizi yacyo? Natwe abazima turabazimu bacu. Niyo mpamvu tuvuga ngo abazimu bacu batazima. Iyo muterekera ze muterekera abandi. Nimuterekera ntuza w'ikarikuta, nimuterekera ntuza wundi na ntuza wundi na nyira ntuza wundi na nande. Nimusenga Imana ya Burahamu na Izaki na Yakobo nande. Abo bazimu ntaterekera gewe, nzaterekera sogokuruza rutanga rw'amaboko rw'agatambira ka rutungana. Imandwa nkuru nanjye yampaye kuba imandwa nkuru. Umupfumu mukuru mu Bicumbi nanjye wampaye gupfumurira abantu. Abo bose se batugana twabasha kugira icyo tubarebera, ko nubundi tubaza abo bakurambera, atari bo tubajije se twagera kuki. Ese ko guterekera ari ukwerereza no kwimakaza,
kuki mwerereza no kwimakaza abazimu b'ishyanga n'ibihugu byabo n'imico yabyo hanyuma ibyanyu mukabisiga? Muzatekana mute? Muzashinga imizi mute? Iyo uvuga Imana ya Aburahamu, ni Imana ya Aburahamu n'abe n'abamukomokaho. Niyo mpamvu n'igihugu cye kizwi ku isi yose. Hanyuma se kutavuga Imana y'u Rwanda kandi uri umunyarwanda? Icyo utazi ni uko Imana y'u Rwanda binavuga Imana ituye mu mutima wawe. I Rwanda imutima. Reba icyo cyigisho kuri muganga Rutanga rw'amaboko. Iyi televiziyo ya YouTube nicyo yagiriye. Icyo cyigisho twarakigishije. Guterekera rero, tugaterekera, tugasoma, kugira ngo tube dusangiye n'abakurambere bacu. Hanyuma tugashyira mu muriro, tugashyira hasi abakurambere bacu bari ku murinzi, kugira ngo bakomeze batubere imizi, kugira ngo bakomeze batubere imbaraga. Umuriro ni ikimenyetso cy'urumuri ngo batumurikire. Ubu ntukeneye kumurikirwa mu buzima bwawe. Wowe udukurikiye ubona ubuzima bwawe buri mu rumuri cyangwa n'umwijima? Ese ubona inzira zawe zigendwa? Uratangira ibintu bikajya mbere, cyangwa urakora ugahorana amatega? Urubaka nturemya, urarera ntukuza, abana baraga bakararuka, kuko igihugu kitagira abakuru ngo kirumba ari indaro. Wabuze urubyaro, kandi ariko mu by'ikiganga twize aba ginekologe barareba bagasanga nta ngorane ufite zo kutabyara n'uwo mwashakanye, hanyuma urwo rubyaro rwabujijwe n'iki? Abandi ngo ni isaha y'Imana itaragera. Izagera ryari da? Wapfumuje ukamenya ko bakuzinze, warebye niba ntacyo watutse nyogosenge cyangwa nyoko cyangwa nde akakuvuma, uwo muvumo se uzawukurwaho n'iki? Utiyambaje abakurambere, utiyambaje umuterekero, utaraguje ngo bakurengurire iby'ubuzima birimo kukurengana. Ndengurira iby'ubuzima burimo kurengeraho ujye ntabona. Nabikubwiye, nutanabyemera hano ngo naye abapfumu. Nyamara ariko ibyo nibyo bakubeshye. Abapfumu nibo bapfumurira abantu ngo babagaragarize iby'Imana. Uzabyemezwa n'ubuzima bwawe bugenda buba ikibazo, bugira amatega, bugira ibihinda n'ibisahinda, buhorana iby'ubu n'iby'ububa kuko birimo rwangendanye. Ugira ubugiri ariko ntugire ubugwiza. Utaremya uhorana ibyamburiro, ubwo se ntakabitera. Umugabo akaza akakubwira ati muganga, akaza akambwira ati muganga rero ugiye mfite ikibazo, iyo ngiye ahandi birakunda, ntibagombaga no kujyayo. Ariko iwanjye byaranze, baramuzinze nyine barashaka kumusenyera. Cyangwa n'abagore ugasanga nuko umuntu bashobora kumuzinga ubushake, bashobora kumuzinga urubyaro, bashobora kumuzinga amaboko mahiri. Ariko nanone mbonereho nakebure abantu bashurashura baca hirya no hino mu ngeso z'ubusambanyi. Muzakuramo imbwa yiruka. Ushobora kuryamana n'umugore w'umugongo mubi akaguteza intubya, zibyamburira byawe bikayoyoka. Bagabo mudukurikiye mumbwire niba ibyo bitarababaye, mushobora kutabivuga ariko mu mitima yanyu murabizi. Ntabwo muzi ingero nanone z'abantu bashatse abagore nta n'ikintu bafite gifatika, ariko noneho ibintu byabo bikagenda byiyongera. Ubwo abo bagore bafite umugongo mwiza, n'abanyamaboko meza, bararemya, ariko noneho hari n'ab'umugongo mubi, barakenya. Uzamenye se burya Mana nabo arabameze bate? Ko ariyo mpamvu no mu rushako hagomba kubaho umuhango wo kuraguza. Utagira imihango nabibabwiye ntagira ibyahanga, utagira imigenzo ntagira ibya uko agiye kuraguza. Rero ubwo biraje. Nabivuze guterekera nkagira ngo reka mfundikire ko kuraguza. Kuraguza ni nabikuru, nta kintu kijya gukorwa mu Kinyarwanda kitabanje kuragurizwa. Igikomeye cyose bararaguza. Kugira ngo mubyumve, naho ibi by'imahanga byaziye by'ibitsindirano, Abanyarwanda babibonye nabwo babitwaye muri ubwo buryo, baravuga bati ntacyo twakora tutaraguje. Urugero n'urwa rw'ubusisi rwa Kigenza wari umutware mu Rwanda. Noneho rero bashaka kumubatiza. Bagiye kumubatiza,
abwira padiri ati rero urambatiza n'ibyo ariko mpakanya mbanze njye kuraguza noneho mbaza imana ndebe ko imana inyereye ni ukuvuga ko inyemereye gukora uyu muhango. Imana yeze ni igihe ndaguzi kwemereye biragenda neza. Imana yirabuye ni igihe harimo ikibazo. Hanyuma rero padiri ati oya kirazira kiriziya yakuye kirazira ibyo ahubwo ntacyo bikivuga. Padiri ko mu muco wacu kizira ko ntawe ushobora kujya gukora ikintu gikomeye atabanje kuraguza. Ese ubundi kubatizwa mwebwe mubifata mute? Ati ni ibintu bikomeye cyane. None ko ari ibintu bikomeye cyane ukajya ngo ujye gukora ibintu bikomeye ntabanje kubaza Imana ngo numve iki bivugaho. Padiri atoye yewe kuva kiriziya yaza yakuye kirazira ibyo ntacyo bikivuze n'ibyo apagani n'iby'ibishenze nta kintu ntacyo bivuze. None se padiri niba koko kiriziya yarakuye kirazira ibyo bikaba ntacyo bikivuze ukaba umbwira ko amasaka yakuye amasakaramentu yakuye amasaka padi kirazira zikaba zitakibaho iwanyu yabivuze mu mvugo ya Gishumba ati wanyu mwenda banyoko. Padiri atagatsindwa n'agasani ijambo yakoresheje ahari ni ngombwa ko turikoresha kugira ngo wumve uburemere bwabyo kubera yuko yaramukurugutuye amubwira ngo kiriziya yakuye kirazira ntacyo bikivuze ati none se kuko nkabyo bindi bavuga ngo uguheneye ntumuhenere ngo akwita ikiburanyo. Ese kugira ngo umuntu azavuga ngo agakiza bazaniwe ngo kakuyeho kirazira iwabo nta kirazira bagira aramubwira ati none reka mbabwire mu magambo yakoresheje rwose ati iwanyu muswera abanyuko iryo jambo yakoresheje. Padiri ntabwo mbisubiramo rero ariko murumva icyo yarakoze yagira ngo amugarurire amafuti batsindiriye abanyarwanda. Ahari abadukurikiye hari abo tuvuze dutyo barikanga ariko niyo mvugo yakoresheje. Burya umunyarwanda ashobora kukubwira ati ntacyo ntakubwiye iyo uri umunyabwenge urumva ariko iyo utumvishe arakubwira ati ngukuriye agahukunyo kurinda ajya kuzana n'inyo burya biba bikomeye. Iyo akubwira ati ndaguheneye abakubwira ko ntacyo ashigaje ntasigaje atakweretse ntacyo ashigaje atakubwiye ibindi birakureba bizakubaho. None nshuti zanjye nta kamaro mwumva k'imihango nta kamaro mwumva k'imigenzo. Nongere mbigarukeho utagira imihango ntagira ibyahanga utagira imigenzo ntagira uko agenza. Icyigisho cyacu rero dupfundikiye mbabaza ngo none ko mwaretse imigenzo kandi ibibagenza ari uruhuri amaherezo muzagenza mute iyo mugarutse kuri ya migenzo? Muze kunsubiza ahatangirwa ibitekerezo kuko ntacyo u Rwanda rwigeze rukora rutabanje kubaza abapfumu bahagarariye Imana ngo bapfumurire abantu bababwire barenganye ibihe n'ibindi bababwire uko ibintu bigomba kugenda. Nta rugo rwigeze rucyuza ubukwe cyangwa ngo rujye gusaba mu muryango runaka. Soma mu bijyanye n'imihango n'imigenzo n'imiziririzo igira umwami yarabyanditse. Baza abantu bakuru baza kubwira ko n'umuranga umuraguriza mushyingira ukamuraguriza ariko uyu munsi wa none abashyingira abantu ni bantu ki mwongera kubabona ntimubaheruka mu mafoto gusa. Ubwo se rwa rugo ruzungwana bande ni bande bazatwunga? Ibyo ntababwiye rero mwibwire bene Imana cyekora cyo Muhonotse twige kandi tumenye iby'iwacu tubeho ubuzima bushingiye ku muco. Hanyuma abashobora gukenera ibyo kwivuza bazahajwe n'ibintu bitandukanye bashobora kuba bakeneye ubufasha muri ubwo buryo bashobora kuvunyisha mu Bicumbi ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco kuri za nimero ni 0788 51 41 77. Uzahamagare nonaha babafashe 0788 51 41 77. Ni umuyoboro ushobora guhamagaraho ukaka gahunda yo kubonana na muganga cyangwa se no kuza muri gahunda zacu zitandukanye z'ubukerarugendo bushingiye ku muco ubushakashatsi bushingiye ku muco n'ibindi bitandukanye. Hari na nimero ya Tigo ni 0725 520 312 0725 520 312.
abadukurikira bari mu Rwanda rw'iyo rero mushobora kutwandikira munyuze mu gikari ku rubuga rwacu rwa Facebook rwitwa Muganga Rutanga rw'Amaboko, noneho mukatugezaho ibibazo byanyu n'ibyifuzo byanyu tuzabafasha. Ushobora kandi nanone kutwandikira kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 733 090 abari mu Rwanda rw'iyo iyo WhatsApp yoherezwaho ubutumwa gusa ntabwo yihamagara, ni akamenyetso ko guteranya 250 733 090 Ikigo Nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco gikorera mu murwa mukuru w'u Rwanda Kigali, ku Gisozi cya Nyagasani umwami wacu Kirima wa kabiri Rujugira mu Kigarama niho dukorera. Ugeze Beretwari ukabaza kwa Muganga Rutanga rw'Amaboko ntabwo wahayoberwa. Ugeze Nyabugogo ukabaza kwa Muganga Rutanga rw'Amaboko, umutari wese wabaza cyangwa n'abandi icyo waba ugenda nacyo cyose ntabwo wahayoberwa, cyangwa ukanyura kuri iyo miyoboro tukubwiye nabwo wabasha kuyoboka ukagera mu Bicumbi. Dukora buri munsi ariko tukakira abantu kuri gahunda bamaze kuvunyisha, ni ukuvuga bimwe mwitarandevu kuvunyisha, ariko mubimenyere kuvunyisha burya niyo mvugo ya Kinyarwanda. Mukomeze rero mudukurikire, mwiyandikishe kuri iyi televiziyo, mukore subscribe kugira ngo mujye mubasha gukurikira ibyigisho, mutanga ibitekerezo, mubaze. Mwabonye ko dufata akanya tugasubiza, nijye ubwanjye ubyisubiriza. Ibibazo byose mubaza, ibitekerezo mutanga nitwe tubyisubiriza, bigira umumaro. Rero mukomeze gukurikira kandi musangiza n'abandi. Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Akadogo gataha ni ejo bundi kuri wa 16 Kamena muri uyu mwaka nyine wa 2023 hano mu Bicumbi. Muvunyisha hakiri kare kuri iyo miyoboro kugira ngo muzabashe kwemererwa kubana natwe muri ako kadogo. Imana y'u Rwanda ihorana namwe.